bitakunezeza ariko bikarangiraho. Hari ibintu twita gusiga legacy no gusiga just a name cyangwa se just ibintu. Ubu bakuhitishijemo ati reka nupfa uzasiga miliyari n'amamiliyari mbese azatunga abana kugeza ku vivure n'iki byose. Bakanavuga ngo nta kibazo nupfa ntihazajye n'ifaranga na rimwe ariko abantu bagiye birahira izina ryawe. Of course ngiye kuko nzi ko iyo legacy navuga ngo nayikunda nasiga ibyavuga kuruta amafaranga yakoreshwa ejo bundi wajya no kuyarira mu kabari kuko abatayakoreye yahita ashira. So at the end of the day nujya gucuzinga what you want to do, choosing ikintu kizavuga ngo kanaka waranapfuye yakoze ibi yasize ibi yagenje gutya kugeza n'ubuvivure bwawe, aho kugira ngo uvuge ngo ngura mwana ngo n'umwana wo kwa yakoraga iki, yari umucuruzi yasize amafaranga full stop. Ubucuruzi bwese bwafashije iki bwa So yeah, I think that's what I could say. Wow. Glory to God. Find good thing. Cheers to Amen. that. Amen. Cheers. Cheers to that.